twakwishoboza awutari ntacyakorwa tutagufite nitwe kwishoboza awutari Yesu ntacyakorwa twemerere Mwuka Wera twambike imbaraga nshya dusuke w'amavuta tutagufite nitwakwishoboza tutagufite nitwakwishoboza awutari Yesu awutari ntacyakorwa tutagufite nitwakwishoboza awutari mwami we awutari ntacyakorwa tutagufite nitwakwishoboza awutari ntacyakorwa twemerere Mwuka Wera utwomeke imbaraga nshya dusukeho amavuta twemerere Mwuka Wera utwomeke imbaraga nshya dusukeho twemerera Uwiteka umwuka wawe atwuzuza Uwiteka utugirire neza kuko tubizi neza ko Uwiteka aho umwuka wera ageze amateka arahinduka ibintu birahinduka maze ubwami bwawe bukamamara utugirire neza Uwiteka amen. Mana kingura ijuru twinjire mu bwiza bwawe wowe zikirere Mana we yuri imyuka mu isanzure Mana kingura ijuru twinjira hera hawe ezikirere Mana eyuri imyuka mu isanzure Mana kingura ijuru twinjire mu bwiza bwawe ezikirere
ezikirere mana ukuremo ibitakuvuga ubwami bwawe bukingurwe abera binjiremo igitabo cy'ubugingo uyu munsi kibumburwe tubonemo amazina mashya mwami ajyandikwamo ezikirere mana we heyura imyuka mwisanzure arakingurishwa haleluya mu bwiza bwawe ezikirere mana we heyura imyuka mwisanzure haleluya ukamanuka uzuri imitima y'abakwizeye ukamanuka uzuri imitima y'abagushaka n'amajwi yoroheje mukamanuka uzuri imitima y'abakwizeye ukamanuka uzuri imitima y'abagushaka manuka turakwinginze Mana imitima myinshi irakwifuza irakeneye ko Mana nyagasani uyu munsi uyikwizera irifuza ko uyu munsi uyitaha ukayikoresha irifuza ko uyu munsi utaha muri yo kugira ngo uyihindure uyikoreshe iby'ubutware kugira ngo imbaraga zawe ziganze mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya mukamanuka kubone mwami vugana n'imitima yacu kubwiza bwawe bwuzura urusengero buri wese akubone uvugana n'umutima wiwe kubwiza bwawe bwuzura urusengero buri wese vugana n'imitima yacu kubwiza bwawe bwuzura urusengero buri wese akubone vugana n'imitima yacu
Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Dukomeze kuba mu nzu y'Imana duturije imbere y'Imana, kandi mboneyeho kubifuriza umunsi mwiza wa Pentecote. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Rero reka n'ubundi korali ikomeze kutujya imbere n'indirimbo yo mu gitabo. Dushoje n'ubundi baratwinjiza mu mwanya mwiza wo kwizera kw'intumwa, ari nako natwe twizera. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Turembana muri ibyo 33 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
Say
tugihagaze reka dufate bibiliya zacu tugiye gusoma zaburi ya 23. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Mana yacu, urakiranuka, uri umunyembaraga, ushobora byose, waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nuko rero databuja, turi imbere yawe, turakwinginze cyane kugira ngo utwemerere, ukomeze kudusukaho mwuka wera kugira ngo aganze ubugingo bwacu n'isezerano wadusezeranije, maze databuja turakwinginze kugira ngo aze abe umuyobozi wacu, aze atuyobore, aze aturisha imitima yacu kugira ngo twumve icyo umwuka w'Imana abwira itorero mu gihe gisa nk'iki. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero, ugaragara nk'umuyobozi databuja wera, ayoborwe nawe. Umuvugabutumwa wacu uyu munsi ayoborwe nawe. Abaririmbyi databuja, gahunda zose Uwiteka ziri mu nzu yitiriwe izina ryawe zikomeze kuyoborwa nawe. Bana natwe rero kandi ukomeze kudushyigikira. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Tugeze mu wundi mwanya mwiza wo kugira ngo twiyakire kandi twakira abashyitsi. Nakiriye abapasitoro bose bari muri iri teraniro, ndabakiriye, Imana ibaha umugisha. Abarimu bose bari muri iri teraniro, ndabakiriye, Imana ibaha umugisha. Nakiriye abajyanama bose, nakiriye abagabo, abagore, urubyiruko, abana batoya, Imana ibaha umugisha. Reka nsabe abaririmbyi bose bahaguruke tubakire mu izina rya Yesu. 1, 2, 3. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dusabe abashyitsi baje kubana natwe muri iri teraniro bahaguruke nabo tubakire mu izina rya Yesu. Abashyitsi bahaguruke tubakire. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi muzagaruke kuko dukunda abashyitsi. 1, 2, 3. Murakaza neza bene data. Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Amen. 1, 2, 3. Mwicare mugubwe neza, kandi ndagira ngo mbasabe ngo dukomeze kuba maso, kuko nzi neza yuko uyu munsi hari ibyiza Imana yaduteguriye. Rero dukomeze kumva, kandi nzi neza yuko turi bufashwe. Tugeze mu wundi mwanya mwiza wo kugira ngo twumve abaririmbyi. Turakira korali ya Gihara indirimbo imwe, korali Victoire indirimbo imwe. Bashoje kuririmba turaza kwakira udusomera igice. Namara kudusomera igice turaza kwakira korali Ibyiringiro n'indirimbo ebyiri. Imana ikomeze kuduhana umugisha.
Yes. Yes.
mwiza umufasha mwiza uzatuyobora muri uru rugendo ishimwe torero twahawe umwuka wera umufasha umwemerere ayobora inzira zanyu warakoze Yesu kuduha ishimwe haleluya tuyobora muri uru rugendo warakoze Yesu kuduha umwuka wera warakoze Yesu kuduha umwuka wera umufasha mwiza uzatuyobora muri uru umufasha mwiza uzatuyobora muri uru rugendo amen. Haleluya, 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 haleluya. Dushimiye Imana ko yabanye natwe mu rugendo rw'ivugabutumwa twari dufite mu karere ka Nyaruguru. Baduhaye intashyo ngo nitugera aho duteranira tuzabasuhuze nimuzakire mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana ko twagiye amahoro kandi ikadukoresha umurimo ukomeye. Imana ishimwe cyane. Dushimiye ubuyobozi bwa Paruwase Ruyenzi na Kicukiro uburyo mwaduteye inkunga kugira ngo iri vugabutumwa ribashe gukorwa neza. Imana ibahe umugisha. Dushimiye n'abakristo mwese uburyo mwadushyigikiye. Imana ibahe umugisha ku mirimo ikomeye Imana yakoze yadukoresheje. Munyemerere abagabo mu ntize amashyi n'ababyeyi mu ntize impundu kugira ngo dushimire Imana. Haleluya, haleluya, amen. Seko mumeze neza, murishimye mu mutima, murakeye, natwe turakeye. Umwuka w'Imana Imana yaduhaye tumenyesha iby'ubwiru bw'ijuru. Haleluya, amen. Kuko tugiye kubabwira musabane nayo kugira ngo ibyo by'ubwiru bw'ijuru bibone umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha.
watumenyesha iby'ubwiru bw'Imana uwo mwuka watumenyesha iby'ubwiru bw'Imana uwo mwuka Yesu wamuduhaye watumenyesha iby'ubwiru bw'Imana uwo mwuka watumenyesha iby'ubwiru bw'Imana uwo mwuka abantu bose babatijwe na Yohana Yesu nawe ari muri bo abantu bose babatijwe na Yohana Yesu nawe ari muri bo Yohana arasenga agisenga ijuru rirakinguka agisenga ijuru rirakinguka agisenga ijuru rirakinguka agisenga ijuru rirakinguka wera kumanukira afite ishusho y'inuma ukawera mumanukira afite ishusho y'inuma ukawera mumanukira afite ishusho y'inuma ijwi ni wowe mwana ijwi rivugira mu ijuru ni wowe mwana nkunda ni wowe mwana nkunda akwishimira umunsi wa Pentekote usohoye abigishwa bari hamwe bahuje umutima batungurwa n'umuriro umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi umunsi wa Pentekote usohoye abigishwa bari hamwe bahuje umutima batungurwa n'umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi abigishwa bari hamwe bahuje umutima batungurwa n'umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi batangira kuvuga mu ndimi we batangira kuvuga mu ndimi dutangira kuvuga mu ndimi dutangira kuvuga mu ndimi we birahinduka umuntu wese yumva ururimi rw'iwabo birahinduka umuntu wese yumva ururimi rw'iwabo birahinduka umuntu wese yumva ururimi rw'iwabo birahinduka umuntu wese yumva ururimi birahinduka we birahinduka umuntu wese yumva ururimi ukawera n'abamanukira uzaba abagabo bo guhamya ukawera n'abamanukira uzaba
guhamya mukabera n'abamanukira zaba abagabo bo guhamya mukabera n'abamanukira zaba abagabo bo uzabashishwa ukiza indwara mu bantu uzabashishwa ukiza indwara mu muzabashishwa ukiza indwara mu uzabashishwa icyo muzategeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muzategeka tegeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muza isari tegeka mu isi no mu ijuru isari bya Yesu icyo muza isari tegeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muzategeka tegeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muzategeka tegeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muzategeka tegeka mu isi no mu ijuru cyizere Yudaya Samariya Yudaya Samariya Yudaya Samariya no kumera icyo muza tegeka mu isi no mu ijuru cyizere icyo muza tegeka mu isi no mu ijuru cyizemerwa impundu n'amashyi menshi kwa Yesu icyo muzategeka mu isi kizemerwa ku bwa Mwuka uri muri twebwe haleluya Yesu ashimwe kadusome ijambo ry'Imana baza kutuganirizaho tube turitekerezaho n'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 14 turasoma murongo wa 15 kugeza 17 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15 kugeza 17 dusome mu izina rya Yesu ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe Mwuka wera w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe amen mwakire neza ijambo ry'Imana umurimo wacu n'uyu ni ukwizera uw'Imana yatumye yego umwuka wera twawe nk'umuyobozi azatugeza mu ishoramahoro azatugeza mu ishoramahoro umurimo wacu n'uyu
ukwizera uw'Imana yatumye yego umwuka wera twahawe umuyobozi azatugeza ijoro amahoro umurimo wacu n'uyu n'ukwizera uw'Imana yatumye umwuka wera twahawe nk'umuyobozi azatugeza haleluya uwo mwuka wera azatugeza wese duhura na byinshi mu rugendo bikatwiyebesha rimwe na rimwe tukumva ko tutagishoboye duhura na byinshi mu rugendo bikatwiyebesha rimwe na rimwe tukumva ko tutagishoboye ariko turabizi neza ko azatugeza iyo mu ijuru ntacyo watanga wowe nta n'icyo wowe washobora uretse uwo mwuka wera wagufasha gusa hereza Imana icyubahiro waduhaye haleluya no mu bihe bikomeye azabana natwe no mu bigeragezo no gutenebuka kw'imitima yacu no mu bihe bikomeye azabana natwe no mu bigeragezo no gutenebuka kw'imitima yacu azahora ari kumwe natwe azahora ari kumwe natwe umwuka wera azahora ari kumwe natwe azahora ari kumwe
azatugeza ijuru amahoro. hashimwe uwo mwami watwereje uwo mwuka. Haleluya. dusize nk'imfubyi waza twoherereza umufasha umwuka wera niwe uzafata ku bya data bitumenyeshe nitumwizera twese tuzasobanukirwa niwe uzafata ku bya data bitumenyeshe nitumwizera twese tuzasobanukirwa Mwami Yesu agiye ujya mu ijuru yasize
twidegembya itorero twaguhawe turishimye itorero twakwakiriye turanezerewe itorero twakubonye twidegembya itorero turishimye itorero twaguhawe turanezerewe itorero twakwakiriye itorero turishimye itorero twakubonye turanezerewe itorero twakwakiriye ukabera tuyobore muri byose tuyobore muri byose kuko twakwakiriye tukakwemera kuko twakwakiriye tukakwemera kuko twakwakiriye tukakwemera amena hareruya mwuka wera akomeze kutuyobora muri byose imana yacu ishimwe cyane kandi dukomeje no kwishimana n'abadukurikiye ku rubuga rwacu rw'itorero ari abari hanze ndetse n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi dukomeze kumva ibyiza Imana yaduteguriye uyu munsi. Tugeze mu mwanya mwiza rero kugira ngo dutange kimwe mu icumi ndetse n'amaturo. Reka dusabe worship team batambuke batwinjize muri uwo mwanya turirimba indirimbo yo mu gitabo. Dushoje n'ubundi baraza kutwinjiza mu mwanya mutoya wo kuramya Imana twitegura kumva n'ijambo ry'Imana. Mu gihe bashoje kutwinjiza muri uwo mwanya mwiza wo kuramya Imana turaza kwakira Reverend Fred aze gutambuka asenga Imana asabira umugisha abatanze ndetse asengera n'umuvugabutumwa wacu uyu munsi. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Reka tugerageze twigire ijuru nk'uko badutangarije mu ndirimbo y'ijana na karindwi dutanga amaturo n'icyacumi. Dukomeza kuzirikana isezerano ry'umwuka wera Imana ya Amen. ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihawe nane n'umwuka w'ihoraho dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka Mwuka wera akora imirimo ikomeye ni wo wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakivumba twiba icyo twakoze dushake wowe Yesu wawutugeneye rukundo menya yukuongu yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa bitigarute dushake
ushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye ushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye.
Kristo nushimwe, wowe washimye ko ugenda, iyo utari kugenda umufasha ntago yari kuza muri twe. Wavuze ijambo ryiza uravuga ngo birakwiye ko ngenda kuko nintagenda umufasha atazaza, kandi uwo mufasha naza niwe uzababwira n'ibyo ntabamenyesheje. Dushimiye mwuka waje nk'ikimenyetso cy'abamwizera, dushimiye mwuka waduhayeho ingwate, izina ryawe nirihimbazwe. Mwanya nk'uyu nguyu turanezerewe, mwanya nk'uyu nguyu turishimye. Babyeyi baranezerewe, bagabo baranezerewe, abasore n'abakobwa turishimye ku bwa mwuka wera watwoherereje. Tunejejwe nuko utadusize nk'imfubyi, tunejejwe nuko utagiye ngo dusigarire uko nguko. Waduhaye mwuka wera, uwo niwe waje atumenyesha iby'ibyaha. Uwo mwuka wera turamushimiye, dushimiye mwuka wera, mwuka wera muyobozi, turagushimiye kuko twakwakiriye. Dushimiye mwuka wera, turagushimiye Yesu wagize neza. Turanezerewe cyane, umwanya mwiza nk'uyu nguyu waduhaye wo kuba muri iri teraniro. Dusabye umugisha ku bantu bose barambuye ikiganza bagira icyo batanga mu nzu yawe. Bahereza umugisha kuko uri Imana itanga umugisha. Uhereza umugisha abikorera ku giti cyabo, uhereza umugisha abakorera leta, uhereza umugisha abakorera ibitongore bitandukanye. Dusabye umugisha kuri buri muntu wese, mwami Imana warambuye ikiganza cye gira icyo atanga, n'umuhereza umugisha Kristo. Utagize icyo abona nawe tumusabiye umugisha kuko uri Imana itanga umugisha. Umurebere ku musozi ahagazeho, maze Uwiteka nyir'ibihe ubutaha nawe azaza afite icyo apfumbatije mu nzu yawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Twemerere cyane dusenge kuri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe ririhagije, ijambo ryawe riraturuta, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Niyo mpamvu atari ryo dusengeye, ahubwo dusengeye uwo wararitse ugiye kurivuga, agiye guhangara cya gitabo. Mwami Imana ntago yabasha kumenya icyo iyi mitima ikeneye, ariko wa mwuka wera wadusigiye, uwo niwo sabye ngo ahagararane nawe, uwo niwo sabye ngo abane nawe. Mu izina rya Kristo Yesu, imbaraga zawe zimuganze, mwuka w'Imana muyobore. Uwiteka nyir'ibihe, natwe tugiye kuryumva, uduhe kuryumva no kuryumvira. Duturize imbere yawe, mitima yacu igubwe neza, uturinde kuyijarajaza. Mu izina rya Kristo Yesu, uturinde ingabo z'umwijima zatuma ibiru iryo jambo. Uwiteka nyir'ingabo, reka riganze mu mitima yacu, kandi ritubera impamba n'urwego bizatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Izina ryawe nirihimbazwe, ijambo ryawe turarinezerewe, tugiye kuryakira rwose turikomeye amashyi, tukuvugirije impundu kubw'iryo jambo ukoresha uwo wahamagaye. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe, tuzamure Yesu ashimwe. Turanezerewe kuba turi imbere y'Imana muri uyu mwanya. Batangiye kare dushima Imana, twumva ubutumwa mu buryo butandukanye. Bene data baririmbye n'abasenze, ibyo byose byakozwe ku bw'icubahiro cy'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turashima Imana yabanye na bene data Korali Victoire, ikabana natwe twese. Mwebwe mwese babashigikiye, mwumvise yuko imirimo mwakoze Imana yakoze ibikomeye bikoresheje bene data. Ntabwo ari bo bonyine bahawe umugisha, ariko namwe mwagize icyo mutanga, ubwo imigisha twarayisangiye. Imana rero yabikoze, tuyizamurire icubahiro. Turashima Imana, kandi iraza kubasaba yuko duhaguruka tugasenga Imana dushima. Twarasenze yuko umushumba wacu, umushumba wa Paruwasi Ruyenzi, twifuza kumubona yateranye. Kuri uyu munsi rero kuba twamubonye agahamya iby'Imana yakoze, ntabwo tugomba gusaba Imana ngo idukorere ibitangaza, ariko ngo nimara kubikora duceceke. Umutima wambwiye yuko duhaguruka nk'iteraniro tuze gusaba umudamu w'umushumba wacu hano Kicukiro
atambuka afata indangururamajwi abwira Imana ngo ni twebwe abagusabye ngo ukize umupasitori Ntakarimara Jean, none muri iri teraniro turi kumwe nawe, twanezerewe imirimo n'ibitangaza wakoze ubinyujije mu burwayi bwe ukamukiza, tukaba turi kumwe. Imana yumve yuko tuyishimye. Rero muhaguruke kugira ngo twese twarasenze twarapfukamye mu iteraniro, twabwiye Imana yuko dusaba yuko azaza kugira ngo aterane kandi akomeze umurimo w'Imana muri iki gihe gikomeye cyo gushakisha ibyo dusabwa kugira ngo Paruwasi Ruyenzi ibashe gukingurirwa, ibashe kuziteranira iwabo. Rero kuba Imana igishimye yuko dukomeza gukorana nawe ikimurinze, reka tuyigarurire amashimwe. Ngaho we mudamu umushumba, ababishoboye murengeze amaboko, muvuze impundu, tushime Imana kuko ariyo yabikoze. Mana yacu ukwiriye gushimwa, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiye kuririmbirwa. Ni wowe Mana ikwiye gusengwa n'amahanga yose, abakomeye n'aboroheje bose bakwiye kuvuga ko nta yindi Mana ihari uretse wowe Uwiteka Imana nyiribihe. Imana itagira ikintu kinanira mu mateka yayo, Imana ivuga bikaba, Imana ibitegeka bigakomera, Imana ishoboye byose, Imana irangiza byose, Imana ishyira ku murongo ibitawuriho, Imana irema, Imana ibeshaho, Imana ikiza, Imana nyamana. Turagushimiye duteranye gutya muri iyi nzu yawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Hari umunsi twafashe umwanya wo gusenga, turaguhendahenda, turakubwira ngo niba itari biriho ubishyiraho. Mana Data, turagushimiye ko Pasiteri Ntakarimara yongeye guhagarara ku maguru ye abiri, agafatanya natwe gushima, agafatanya natwe kuvuga ko ari wowe Mana, agafatanya natwe kuguhimbaza. Mana Data, turagushimiye. Mana Data, tugushyize hejuru. Mana Data, tuvuze amaboko yawe akomeye. Mana Data, ntituzaceceka kuvuga yuko uri Imana ikiza, ntituzaceceka kuvuga ko uri umuganga mukuru, ntituzaceceka kuvuga yuko ari wowe Mana ivura, kuko ari wowe Mana ikiza indwara abaganga batashobora, kuko ari wowe Mana ishyira ku murongo ibintu byose bigatungana. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana Data, igihe twasengaga twaravuze ngo ntabwo tuzavuga ngo bikozwe n'amaboko yacu cyangwa n'abaganga, twese tuzavuga ko ari wowe ubikoze. Ni wowe wabikoze, ni wowe wabikoze, ni wowe wabikoze, ni wowe wabikoze. Dufatanyije n'umuryango we gushima, dufatanyije nawe gushima kuko wadukoreye umurimo ukomeye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, kandi bitubereye igitsikamutima Data, kuko n'izindi ndwara ziri hagati muri twebwe nazo zibashije. Warakoze, turagushimiye kandi turagushimiye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, badusomeye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Ijambo twahaye umutwe uvuga ngo umwuka wera n'imbaraga zihindura. Aya magambo badusomeye ni Yesu wayavuze mu gihe yari hano ku isi. Yabanye n'abigishwa, abakorera byinshi, yarabagaburiye, yakijije abari barwaye, hari abari barapfuye arabazura. Icyo gihe abigishwa bari bategereje yuko Yesu azagarura ubwami mu Bisiraheli, bumva nta kibazo bari bafite. Bikimeze gutyo, Yesu arababwira ngo igihe kirageze, ngiye gusubira kwa Data wantumye. Ababwiye yuko agiye kubasiga, bagira ubwoba, batangira kwibaza uko bizagenda. Namwe mu bitekereze, ukaba uri kumwe n'umuntu wasonza akaguha ibiryo, warwara akagukiza, yavuga bikaba, akabwira imiraba n'amazi bigatuza. Wibuke umunsi yari mu nyanja n'abigishwa be, habayeho umuyaga bajya gupfa.
baragenda basanga Yesu baramubwira ngo ntaco bikubwiye ko tugiye kurimbuka. Yesu arahaguruka abwira inyanja ngo nituze, iratuza. Uwo bari kumwe bagiranye igihe kirekire abakorera ibitangaza, niwe umunsi umwe umugoroba umwe yababwiye ati igihe kirageze ngiye gusubira ku wantumye, ngiye gusubira kuri data. Amaze kubabwira aya magambo, abigishwa be bagira ubwoba, batekereza uko bazabaho, ubuzima bazabamo Yesu atakiri kumwe nabo, nibahura n'ingorane uko bizagenda. Yesu abasubiza aya magambo kubera yuko yarebaga mu mitima yabo, kubera ko Yesu yamenyaga ibyo batekereza. Ababwira aya magambo badusomeye, arababwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, ngo nubwo ngiye ariko nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha. Ni ukuvuga ngo ngewe ndagiye ariko nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nimumara kwitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaha undi mufasha ngo kubana namwe ibihe byose, ngo kandi uwo niwe mwuka wera, niwe mwuka w'ukuri, ngo ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ngo ariko mwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sifa kwa Mungu. Yesu yababwiye uburyo bundi azabana nabo. Yarababwiye yuko babanaga nawe Yesu, bari baturanye, baganiraga, bakoranaga imirimo, ibitangaza yakoraga baba bari kumwe. Arababwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data ngo azabaha undi mufasha ngo uzabana namwe ibihe byose, ngo uwo niwe mwuka w'ukuri. Ariko avuga ijambo, aravuga ngo ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa. Umwuka wera, umwuka w'ukuri, umwuka w'Imana ni umwihariko w'abakirisitu. Sifa kwa Mungu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izirambura ikiganza cyayo, Imana izivusha imvura n'izuba ku babi n'abeza, Imana izituma abanyabyaha n'abakizijwe babyara bakarera, bagashingira, bakiga, bakarangiza, bakubaka amazu, bagacuruza, bakunguka. Ariko abakirisitu abamenye Imana, Yesu yarabirahiye aravuga ngo hari umwihariko wanyu, ngo ntibishoboka yuko ab'isi bahabwa umwuka wera. Uwo ni umwihariko w'abakirisitu. Hashimwe Yesu waduhaye umwihariko. Oh haleluya. Hashimwe Imana yacu yagize ikidusigariza, iduhereza uruhisho, ikintu twihariye twisangije ab'isi badashobora kugeraho, abatazi Imana badashobora gutinyuka ngo bacegere, abataramenye Kirisitu badashobora kuzapfa babonye. Icyo nta kindi ni umwuka wera, kandi ngo azabana natwe ibihe byose, ngo azaba ari muri twe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kirisitu niwe wasezeranije uko azaduhereza umwuka wera. Korari na radio turirimbiye mu iteraniro rya kabiri, abatari bahari kugira ngo mbibasangize, aravuga ngo hashimwe Imana yasohoje amasezerano, hashimwe data waduhaye umwuka wera, wavuze ngo nzaboherereza umufasha, nzabohereza imbaraga, ngo icakora muzahabwa imbaraga, ngo umwuka wera namara kubamanukira, ngo namwe muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya ni Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Uwo Yesu wabisezeranije niwe wabisoje kuri wa munsi wa Pentekoste, mu gihe imbaraga zavuye mu ijuru ziraza zikwira abantu bose, maze ngo humvikana indimi zitandukanye, ngo umuntu wese wari aho ngaho yumva message ye mu rurimi rw'iwabo. Icabikoze n'umwuka wera. Imana ishimwe kuko yaduhaye imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe kuko yaduhaye umufasha wo kubana natwe ibihe byose. Turaganira imbaraga umwuka wera nk'imbaraga zihindura.
ndavuga ibintu bibiri umwuka wera azahindura mu buzima bw'abantu. Ndavuga ibintu bibiri, ni byinshi umwuka akora, ni byinshi umwuka yakoze uhereye mu gihe cya Yesu ukageza muri iki gihe. Uhereye mu gihe cy'isezerano rya kera, umwuka w'Imana yazaga ku bantu akabakoresha iby'ubutwari, akabakoresha ibikomeye, akabakoresha umugambi w'Imana. Yarangiza kubikora akigendera, umuntu agasigara ari usanzwe. Ariko muri iki gihe umwuka wa Kristo, umwuka w'ishobora byose, umwuka w'Imana, umwuka w'imbaraga ari muri twe. Tujyana nawe, tukicarana nawe, tugakorana nawe, tukajya gucuruza turimo umwuka w'Imana, tukajya mu kazi umwuka w'Imana turimo, tukaba mu miryango yacu umwuka w'Imana turimo, tugahura n'intambara zo muri iyi si umwuka w'Imana turimo, tugahura n'ibidukomereye umwuka w'Imana turimo. Uwo nguwo nizo mbaraga Imana yashize mu bakirisitu. Sifa kwa Mungu. Izo mbaraga nizo tugiye kuvuga ibintu bibiri zikora mu muntu. Icya mbere umwuka akora, umwuka atinyura abakirisitu akabamara ubwoba. Yamaze kukwinjiramo abyiga ibintu byose bikurimo. Ubwoba bw'ubuzima iyo umwuka w'Imana kurimo arabibyiga. Aziga ubwoba bwo kubaho, aziga ubwoba dutinya ngo sejo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki, tuzabaho gute. Abafite umwuka w'Imana utuye muri bo, iyo bahuye n'intambara bagahura n'ibyago, bagahura n'ingorane, kubera yuko umwuka atuye muri bo, umwuka aba muri bo, ku manywa na nijoro ntibajya bagira ubwoba. Iyo bakiri abantu basanzwe bagira ubwoba bw'ubuzima. Iyo umuntu atarazwamwo n'umwuka wera agira ubwoba bw'ibintu ahura nabyo. Mwibuke umunsi Petero babambaga Yesu bamugejeje kwa Kayafa, babajije Petero ngo se nawe uri umwe muri aba ngaba, ngo se nawe uri umwigishwa wa Yesu? Kubera ko Petero umwuka wera yari ataramuzamo, yaravuze ngo reka da, uwo muntu ntabwo muzi, ntabwo ndi umwigishwa we. Ariko umunsi umwuka wera yamanutse muri Petero, umunsi wa Pentekoste Imana yohereje umwuka wera uramanuka uza muri Petero, arahaguruka. Mu gihe abayuda bari bamaze kuvuga ngo aba bantu basinze, aba bantu banyoye, nta kindi cabaye, ariko Petero ngo arahaguruka arababwira ngo yemwe bagabo b'Ubuyuda, yemwe bagabo bene data, ngo aba bantu ntabwo basinze, ngo ariko wa wundi mwafashe mukamubambisha amaboko y'ubugome bwanyu, ngo agapfa akazikwa, ngo Imana yaramuzuye, ngo uwo niwe wakoze ibi bitangaza, imbaraga z'Uwiteka ziragaragara. Sifa kwa Mungu. Petero wari ufite ubwoba bwo guhagarara. Petero watinye kwemeza ko ari umwigishwa wa Yesu. Petero watinye kuvuga yuko yagendanye na Yesu. Petero watinye kuvuga yuko yamenyaga kiza yahawe n'Imana, kubera yuko imbaraga z'umwuka wera zari taramuzamo. Ariko umunsi umwuka yamumanutsemo, umunsi Petero yuguruye umutima we, umwuka w'Imana mumanukamo, yarahagurutse abwira abo yatinyaga, arababwira ngo ubwoba bwararangiye, ngo nta catuma ndahagarara ngo mpamye ngo izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Umwuka ahindura umuntu, ubwoba bwari muri umwuka agenda. Umuntu agatinyuka kubwira ababyeyi be ngo ibyo mukora ntabwo ari byo. Umuntu agatinyuka kubwira uwari umutunze mu by'umubiri ngo ibyo wakora ntabwo ari byo. Umuntu agatinyuka kubwira umugabo we ngo ibyo ukora ntabwo ari byo. Umuntu agatinyuka kubwira umugore we ngo ibyo ukora ntabwo ari byo. Umuntu agatinyuka kubwira uwo ari we wese ngo ibyo ukora ntabwo ari byo, kubera yuko ubwoba bw'ubuzima bwo muri iyi si yavuye mu buzima busanzwe. Ntakiri wa muntu tuzi, ntakiri wa muntu ufite ya kamere y'ubwoba, ariko yahindutse umuntu wuzuye umwuka wera, akamenya ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, agahamya ngo Imana yacu ni uko imeze. Bagatinyuka bakavuga kubera yuko umwuka barimo. Umwuka w'Imana, umwuka wera ni imbaraga zihindura. Zihindura uwari umunyabwoba agahagarara kemye, agahagarara yemye, agahagarara akavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntatinye ibimuzengurutse, ntatinye ngo aba ni bene wacu, ntatinye ngo aba ni abakomeye, ntatinye ngo aba ni abakire badutunze, ntatinye ngo aba ngaba ni ab'umuryango wanjye, ntatinye ngo ibi bimeze gutya, ariko ibitari mu kuri byose, ibisa n'ukuri bitari ukuri, agahaguruka akavuga ngo Yesu mwishe mukabamba, mumubambisha amaboko y'ubugome, ngo uwo niwe wakoze iyi mirimo, niwe watanze izi mbaraga, ntabwo abigishwa be basinze. Nta kindi gishobora gutuma umuntu avuga atyo
nuko we arimo umwuka w'Imana. Umwuka urahindura. Umwuka uhindura abana abanyabwoba bagahagarara. Umwuka ahindura umuntu wari ufite ubwoba agashira ubwoba. Umuririmbyi ngira ngo ni wa 62 mu ndirimbo zo gushimisha niwe wavuze ngo ndetse n'umwana muto nguzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ngo azafashwa no gusenga. Abasenze Imana, abafukamye bagasenga Imana, abasabye Imana imbaraga z'umwuka wera, Imana ikaburutsamo umwuka wayo, umwuka utari uw'ubwoba. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwahawe umwuka w'ubwoba ngo udusubiza mu bubata. Iyo umwuka wawusabye akakuzamo akakubamo, ntabwo uzugira ubwoba, ujye ufashwa no gusenga. Dufite imbaraga zihindura. Sifa kwa Mungu. Imbaraga z'umwuka wera ni imbaraga zihindura. Abatinyaga Satani, abatinyaga abadayimoni, abatinyaga intambara zo muri iyi si, ariko ko bafite umwuka w'Imana barimo, ko bafite imbaraga zavuye mu ijuru, ko bafite gusohora kw'isezerano. Ibyo Yesu yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Iyo izo mbaraga zamaze kubamanukamo zikababamo, bagaturana nazo, bakiriranwa nazo, bakaryamana nazo, bagacuruza bazifite, bagakora imirimo bayifite, bakagenda mu muhanda bayifite. Iyo bahuye n'ibibazo ibyo ari byo byose ntabwo batinya kuvuga Yesu, kuko bafite icabahinduye. Sifa kwa Mungu. Ariko utarazwamo n'imbaraga z'umwuka wera, nubwo yaririmba akomeza aba ari umunyantege nke. Nubwo yajya mu nzego z'itorero akomeza ari umunyantege nke. Nubwo wabugize imyaka myinshi mu nzu y'Imana ukomeza uri wa muntu. Petero yagize ubwoba kandi yarabanaga na Yesu ku manywa na nijoro. Yabonye Yesu akora ibitangaza, yabonye Yesu agaburira abantu nta biryo byari bihari, yabonye Yesu azura abari barapfuye. Ariko kubera yuko yari atarabona imbaraga z'umwuka wera, ntabwo yahindutse, yabaye umuntu usanzwe. Mureke dusabe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ziduhindure, kugira ngo zitumare ubwoba bwo muri iyi si, kugira ngo zitumare ubwoba bw'imbaraga z'abadayimoni. Abari mu mwuka w'Imana barahinduka, ubwoba bukabashira, bakagira umwuka w'Imana muri bo, uwo mwuka akabahindura. Sifa kwa Mungu. Icya kabiri, umwuka azakora. Umwuka aduha andi maso yo kureba ibintu. Umwuka ahindura amatwi yacu ntiyumve uko amatwi asanze yumva. Umwuka ahindura amaso yacu ntarebe uko amaso y'umubiri areba. Abantu bo muri iyi si, umuntu usanzwe, umuntu umeze nk'uko abantu bose bameze, udatuwemwe n'umwuka wera, areba ibyo abonesha y'amaso y'umubiri. Ariko abafite umwuka w'Imana muri bo, iyo babonye bene se bacumuye, iyo babonyeho abana umugayo, ntabwo babona bya byaha bakoze, ariko bazabona amaraso ya Yesu ayabaye impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Muririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza wiyambonyeho amaraso, ngo ntajya ncira urubanza rubi, ngo ahubwo azanyita ukiranutse. Nta kindi kizagituma Imana itaduciraho urubanza, nta kindi kizagituma Imana itureba ntiducira urubanza. Niko uyu muririmbyi wuzuye umwuka wera yavuze ngo Imana iyo indeba ikambonaho amaraso, iyo Imana indeba ikambonaho amaraso ya Yesu ayatanzwe y'impongano y'ibyaha by'abari mu isi, icyo gihe urubanza Imana yari igiye kuncira iraruhagarika, ikangita ukiranuka kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Nta kindi kizagituma abantu bareba ntibabone ibyaha, ahubwo bakabona amaraso, keretse yuko imbaraga z'umwuka wera ziba ziri muri bo. Umugabo yamucumuraho, ntarebe bya bindi yakoze, ntashakishe icyaha mugenzi we yakoze, ariko yamureba akamurebaho yampongano. Yohana niko yanditse mu rwandiko rwa mbere ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, avuze ngo ndabandikiye bana bato, niko yabwiye iri torero. Ndagira ngo dufate Bibiliya tuhasome uko ijambo ry'Imana ritubwira. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, mwarimu nadufashe, ibice ni 2 umurongo n'uwa 1 kugeza ku wa 2.
mwumve ko ibyaha byacu byahongerewe. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Aravuga ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni ibyaha by'abari mu isi bose. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ariko ritubwiye ngo nihagira ukora icyaha, dufite umurengezi, hari impongano yatanzwe ku byaha byacu. Abakirisitu bo muri iki gihe, aho gushakisha ya mpongano yatanzwe ku byaha by'abantu, bashakisha ibyaha abantu bakoze. Bakamanuka umuntu bakazenguruka hirya no hino iburyo n'ibumoso, bakareba aho yicara n'aho yirirwa, bakareba mu miryango ye, bakareba uko atekereza n'uko avuga, bashaka ibyaha bye. Ariko iyo umwuka wera yageze mu muntu, iyo imbaraga z'umwuka wera zakujemo, amaso yawe arahwezwa, amaso yawe arahumurwa, uhabwa andi maso yo kurenza ibibi abandi bagukorera, ukabirenza amaso, ukareba hirya ya biriya bibi, ukabona Yesu watanze amaraso ye kugira ngo uwo muntu ababarirwe. Nta wundi ushobora kureba umunyabyaha ngo amurebane umutima w'imbabazi. Nta wundi ushobora kureba umuntu wakwiciye ngo umurebane umutima w'imbabazi. Nta wundi ushobora kureba umuntu wakwibye ngo umurebane umutima w'imbabazi. Nta wareba umuntu wamubesheye ngo amurebane umutima w'imbabazi. Nta wareba umuntu wamuhemukiye ngo arenze amaso ubuhemu yamukoreye. Nkeretse umuntu umwuka wera yaje muri we, akazana za mbaraga zihindura, akamuhindura, akamuha andi maso yo kureba, akamuha ibindi bitekerezo, akamuha ubundi bushobozi, akarenga ibyo ngibyo, akareba Yesu witanze ku bwacu. Umwuka araduhindura. Umwuka atuma tutareba ibyaha bya bagenzi bacu. Umwuka wera atuma tudatinda ku by'abantu baduhemukiyemo. Umwuka wera atuma tugira imbaraga zo kwirengagiza biriya byose bitugoye. Umwuka wera atuma tubaho mu mahoro mu miryango yacu. Umwuka wera atuma tugira amahoro aho dukorera. Umwuka wera atuma tugira amahoro mu byo dukora mu mirimo itandukanye. Ariko umuntu usanzwe udafite imbaraga z'umwuka wera muri we, areba bya bintu byose bisanzwe. Arebera abantu mu bisekuruza, arebera abantu mu byo bakoze kera Yesu atarababarira, arebera abantu mu byo bakora kubera intege nke z'umubiri, arebera abantu mu ntengeke bafite kubera ko batsinzwe, arebera abantu muri bya byaha bakora, muri kwa kugambana, muri kwa kugirirwa nabi. Ariko imbaraga z'umwuka wera zamaze kugera muri we, ziramuhindura, zikamuha imitekerereze misha, zikamuha amaso yandi, zikamuhereza kwirengagiza biriya byose bikugora, izo mbaraga zikaguhindura, zikakwinjiramo mu byumba byawe byose byo mu mutima, zikageramo zikareba aho kutababarira kuri, imbaraga z'umwuka wera zigahindura, zigatanga kubabarira, aho kubesha kuri zikinjiramo zigahindura, zigatanga kuvuga ukuri, aho kutihangana kuri, imbaraga z'umwuka wera zigahindura, zikaguha kwihangana, aho kugira nabi biri, imbaraga z'umwuka wera zakwinjiramo zikaguhereza kugira neza, kandi abaguhemukiye izo mbaraga zikaguhereza kubirenza amaso. Sifa kwa Mungu. Oh haleluya. Dusaba imbaraga z'umwuka wera, kuko turi abantu tudafite imbaraga z'umwuka wera, nta muntu wabana n'undi. Abatagira imbaraga z'umwuka wera zikorera muri bo baragowe, bararushe. Abo bahuye n'ingorane bararushe, baragowe. Ariko abantu bafite amahoro, naba imbaraga z'umwuka wera ziri muri bo, zibahereza amahoro, zikabahereza kwihanganira byose, zikabahereza gutuza, zikabahereza kugubwa neza, kuko ni imbaraga zihindura imitekerereze y'abantu, zituma tuva mu bitekerezo bisanzwe, zituma tutareba nk'uko bisanzwe, zituma tutifata nk'uko bisanzwe, zituma tuticara nk'uko bisanzwe, zituma tutavuga nk'uko bisanzwe, zituma tudacira abandi imanza, zituma tutabesha, zituma tuticana, zituma tutaroga, zituma tutiba,
zituma tudasambana, zituma tudasinda, zituma tudakora biriya byose, kuko izo mbaraga iyo zinjiye muri wowe ziraguhindura. Impamvu abantu birirwa bavuga abantu baragowe, abakirisitu birirwa biruka inyuma y'abandi, ni mubareke. Ese umuntu udafite imbaraga z'umwuka wera muri we yakora ikindi ki? Umuntu wa kamere yakora ikindi ki? Udafite imbaraga z'umwuka wera niki kindi yakora? Yabuzwa niki kwica? Yabuzwa niki kubesha? Yabuzwa niki kugambana? Yabuzwa niki kwanga abandi? Yabuzwa niki kudakorera Imana? Kubera yuko ni umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere uwo ni Petero utarakira imbaraga z'umwuka wera, aracihakana ijambo ry'Imana, aracihakana umwami we. Ibyo ari byo byose nta kindi ashobora gukora kuko nta mbaraga zimurimo. Ibiremereye byo muri iyi si, ibiremereye byo muri iyi si bimurusha imbaraga. Ariko umuntu iyo imbaraga z'umwuka wera zamaze kukuzamo, ugira imbaraga ziraguhindura. Dusaba Imana kugira ngo Imana duhereze imbaraga zayo, Imana duhereze umwuka wayo abe muri twe. Abigishwa impamvu bagiye bagira intege nke, babanaga na Yesu ariko Yesu ntiyabaga muri bo. Nico cyatumye Yesu ababwira ngo nubwo turi kumwe, nubwo duturanye, nubwo mbagaburira, nubwo nkiza abarwayi, nubwo nkora ibitangaza mubibona, ngo igifite ico kibamariye nuko ngenda. Ningenda Data azabohereza umufasha utazaza kubana namwe gusa, ahubwo uzaba muri mwe. Sifa kwa Mungu. Uwo iyo amaze kukwinjiramo, iyo umwuka wera amaze kukwinjiramo, aho uri hose uramugendana. Ariko ababanaga na Yesu, iyo bajyaga kure na Yesu, iyo babaga batari mu mujyi umwe na Yesu, babaga ari abantu basanzwe. Ariko inyungu dufite nuko Yesu yaduhaye umwuka w'Imana, umwuka wera turamufite, ari muri twe, turamugenda nawe tugiye hose. Suko duturanye nawe, ahubwo atuye muri twe. Hashimwe Yesu waduhaye umwuka w'Imana. Hashimwe Kristo waduhaye umwuka uba muri twe. Hashimwe Kristo waduhaye umwuka tugendana. Atari ukuvuga ngo tuzabona agakiza, tuzakiza indwara, tuzabona ibyo turya kubera yuko turi iruhande rwa Yesu gusa. Ariko Yesu yaravuze ngo uwo namara kuza muri mwe muzagira imbaraga, muzaba abagabo kumpamya. Abafite imbaraga z'umwuka wera nibo bafite ubushobozi muri iyi si. Ariko badafite imbaraga ni abantu basanzwe, barabesha, baricana, bakora biriya byose Imana yanga, baragambana, barirarira, baba mu nzu y'Imana badakijijwe, bavuga ijambo ry'Imana kandi badakijijwe, bakora imirimo itangaje ariko badakijijwe. Ariko abafite umwuka muri bo, abamaze guhindurwa n'imbaraga z'umwuka wera, abo ngabo barahindutse, ibyo bakora byose babikorera mu Mana, kandi bicaranye uwo mwuka, agenda nabo niwe ubayobora mu byo bakora byose. Dusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo natwe twakire gusohora kw'isezerano. Hari abantu benshi muri iki gihe bakirindiriye yuko nzohereza umwuka wera, bakirindira isezerano Yesu yatanze ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Ariko izo mbaraga zarasohoye, isezerano ryarasohoye. Umunsi wa Pentekoste Imana yohereje umwuka wayo. Dusaba Imana kugira ngo natwe twakire iryo sezerano, isezerano ritume twisuzuma. Udutangira umwaka nurangira uvuga ngo se ko natangiye umwaka ameze gutya, imbaraga z'umwuka wera niki zampinduyemo? Ko nari meze gutya umwaka utangira, ese niki nahinduwe n'imbaraga z'umwuka wera? Ku mwuka wera yaje, ku Imana yasohoje isezerano ryayo. Imana itabesha, isezeranye ikanasohoza. Yasezeranye kwizohereza umwuka wera, ariko ku mwaka urangiye, ese iyo nikoreye isuzuma, niki umwuka wera yampinduyemo? Niki nakoraga kitarico, ariko kuri ubu ngubu izo mbaraga z'umwuka wera zarampinduye. Hari uko meze ntari meze, hari uko nakijijwe ntari naragakizwe ico gihe. Niki naretse, niki nahindutse, niki naretse kubera imbaraga z'umwuka wera zanjemo. Myaka myinshi mu rusengero tugikomeje gutegereza yuko isezerano rizasohora, ntaco bimaze. Ariko dusaba Imana, tubwire Imana ngo turifuza yuko umwuka wawe aba muri twe,
tureke kubana n'imbaraga z'Imana, tureke kubana n'umwuka wera turi iruhande rwe, ariko umwuka w'Imana abe muri twe. Nibwo buryo bushasha Yesu yavuze ngo umwuka mubana nawo, njyewe turabana, ariko igihe kizagera uwo mwuka aze abaturemo, abe muri mwebwe, ababemo ku manywa na nijoro. Aho mugenda hose mufite umwuka w'Imana muri mwe. Abafite umwuka w'Imana barahinduka, kandi iyo bahindutse abantu barabibona. Ntabwo iby'umwuka guhindura bikugumamo wowe, ntabwo uburyo umwuka guhinduramo uwari usanzwe yicana, uwari umwicanyi, iyo umwuka yamuhinduye ahinduka umuntu mwiza, abantu bose bakabimenya. Utari usanzwe agira impuhwe, iyo umwuka yamuhinduye agira impuhwe n'ubuntu, abantu bose bakabimenya. Uwari usanzwe abesha, iyo umwuka yamujemo akajya muri we areka kubesha, abantu bose bakabimenya. Uwari usanzwe agira izindi nyungu mu nzu y'Imana, izo nyungu arazihara akazireka, amaze abantu bose bakabimenya. Mureke dusabe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo biriya byose bikitubase, biriya byose bikiturimo, umwuka naza muri twebwe azaduhindura, kandi naduhindura Imana izatwishimira. Tugiye gusenga Imana. Wisuzume ugereranije n'ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana ikubwira, hari ibyakunaniye mu bugingo bwawe, hari icyo ijambo ry'Imana rigusaba gukora ariko warabinaniwe. Ntabwo wowe ubwawe wakwishoboza, ntabwo ibitekerezo byawe byabishobora. Ibyo ntibiva ku muntu yize amashuri menshi, ibyo ntibiva ku muntu akize, ntibiva yuko wavutse mu muryango w'abana benshi, ntibiva yuko wavutse mu muryango w'abayobozi, ntibiva yuko wavutse mu muryango w'abakomeye, ariko ibyo bitangwa n'imbaraga z'umwuka wera. Hari ibyakunaniye, ariko uyu munsi ndifuza yuko Pentekoste y'uyu munsi turimo, uku kwizihiza kuza k'umwuka wera, Imana idufasha, Imana ikaduhereza imbaraga, Imana ikazana umwuka wayo akaba muri twe kugira ngo abe umuyobozi wacu, kugira ngo aduhereze imbaraga zo kubasha gutsinda. Tugende twisuzuma tumenye ngo hari icyo umwuka yamfashije, hari icyo umwuka yampinduyemo, hari icyo umwuka yatumye mpinduka, kandi n'abandi bantu barabibona. Uwumva yifuza yuko dusenga Imana ahaguruka kugira ngo dusabe imbaraga z'umwuka wera zibe muri twebwe. Imbaraga z'umwuka wera zidufashe, imbaraga z'umwuka wera zitubere umuyobozi. Tugiye gusenga Imana. Ntaco nge mvuga ngo umbwirege. Muririmbyi niko yavuze ngo tubibwire Yesu. Uwo ni ubizi, uwo ni ufite imbaraga, niwe nyiri izo mbaraga, niwe wazisezeranje, ni nawe wazitanze. Urabizi n'umutima wawe, uzi ibyo ukora n'ibyo ushoboye, ibyo udashoboye dusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibe muri twe. Kuko kunanirwa gukora uko ijambo ry'Imana ridusaba, nuko imbaraga z'umwuka wera zitaba zarabyize ibindi byose biturimo. Ariko ibiturimo byose nibimara kubyirwa n'umwuka wera, izo mbaraga zikaba muri twe, nta kizatuma tudakora iby'ubushake bw'Imana, nta kizatuma tudakora icyo ijambo ry'Imana ridutegeka, nta kizatuma tutabaho nk'uko Imana ishaka. Ariko buri wese asaba Imana kugira ngo Imana itwongerere imbaraga z'umwuka wayo, Imana iduhereze imbaraga zituma dutsinda uburiganya bwa Satani. Reka duhumirize dusenge Imana, kandi n'umuntu wese utahagurutse yumva yuko hari icyo yazana imbere y'Imana, afata umwanya asenge, abwira Imana ngo Mana, dore ibi ngibi ntabwo nashobora kubyishoboza, ntabwo nabitsinda ku bwanjye, ariko ndasaba umwuka wawe, ndasaba ziriya mbaraga zihindura kugira ngo uhereye umwanya zimpindure, maze mpinduke igikoresho cyawe. Mana turagushimiye, Mana turakurasi, Mana turagusingije. Uri Imana igisezeranya kandi igasohoza. Uri Imana yavuze ngo igihe kizagera mbahereza umufasha, igihe kizagera mbahereza umwuka wera uzaba muri mwe. Ndasaba kugira ngo umwuka wawe yongere agaruke mu mitima y'ubwoko bwawe, umwuka wawe uhindura, umwuka wawe ufite imbaraga agaruke mu iteraniro ryawe, agaruke mu mitima yacu, kugira ngo tubashishe imbaraga z'umwuka wera ziduhindure, zitume tuba abana bawe bakwiriye gukora ibyo wifuza.
urabizi yuko twebwe nta mbaraga dufite, urabizi yuko twebwe tutabyishoboza, ariko niko wavuze ngo nzabaha imbaraga umwuka wera namanuka ngo azabana namwe, namwe muzaba abagabo kumpamya. Turifuza yuko umwuka wera yaba muri twe, turifuza ko imbaraga z'umwuka wera zaza muri twe kugira ngo zihindure imitima yacu, kugira ngo zihindure ibitekerezo byacu, kugira ngo zihindure ubwenge bwacu, kugira ngo zihindure imivugire yacu, kugira ngo zihindure imyicarire yacu, maze abazatubona bose bazamenya yuko ari imbaraga zaduhinduye. Ndagushimiye yuko ukomeza kwigaragaza kandi imitima y'ubwoko bwawe ukayihindura mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Gusenga Imana atangira saa 3 kugeza saa 9. Kuwa kane abadamu n'abakobwa birirwa hano basenga Imana, hagera saa 12 twese tugahurira hano mu iteraniro rusange. Ku cyumweru tugira amateraniro 2, ya mbere ritangira saa 2 n'igice rigasoza saa 5, ya kabiri gatangira saa 5 n'igice rigasoza saa 7 n'igice mu buryo busanzwe. Itsinda rya Kimironko bazasenga ku cyumweru gitaha nyuma y'iteraniro rya kabiri. Itsinda rya Kicukiro nabo bazasenga ku cyumweru gitaha, ndetse n'itsinda rya Nyabisindo. Tuributsa abantu yuko igihe cyo gutanga umusanzu mu kwivuza wa mitiweli cyageze. Turasaba abantu bose ko ababishoboye mwakunganira abadafite ubushobozi kugira ngo babone uburyo bakwishyura mitiweli, ariko n'ababishoboye kwihutira kubikora kubera ko igihe cyageze kandi ni gahunda za leta ku nyungu zacu twese, biradusaba yuko twazubahiriza. Tweze mu mwanya wo gusoza iteraniro, turabashimira mwebwe mwese ababonye umwanya wo kuza guterana, ab'Imana yahaye uwo mwanya mukaza, imirimo mwakoze muri iyi nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, Imana ibahereza umugisha. Munyemere rero duhaguruke hanyuma dusaba umushumba wacu ko yakwihangana niba abasha kuza cyangwa bamuha indangururamajwi kugira ngo adusoreze iteraniro, adusabire umugisha. Muhaguruke. Tuzamura icyubahiro wewe wera, Imana isumba byose. Tugushimiye ko uyu munsi wawugennye ngo twibuke umunsi watangije itorero ryawe, ab'isi yose bagahabwa uburenganzira bwo kumva ijambo mu rurimi bumva, bakamenya umugambi wawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu mitima yacu dufite inyota yo guhabwa umwuka wera kuko ari imbaraga, kandi uyu turamukeneye aho turi hose ku manywa na nijoro no mu byo turimo byose. Tugushimiye gahunda zose zabaye mu nzu yawe, tugushimiye uyu mwanya tugezemo wo gutandukana. Ningingiye kugira ngo umwuka wera agendane natwe, atuyobore. Kandi mwami mwiza, ubwo tuzongera guhurira mu nzu yitiriwe izina ryawe, tuzabe dufite amashimwe tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Nuko mukunzi